Niro warinde mbere y'uwuriwe ubuzima ni nk'icyapa kigenda. Iyo umuntu avuze ngo ubuzima ni icyapa kigenda aba avuze ibintu byinshi kandi bikomeye, kuko ubuzima ni nk'icyapa kigenda. Umuntu aba ashatse kuvuga ko uyu munsi byaba ari bibi ariko ejo bikamera neza, cyangwa se uno munsi bikaba ari byiza ejo nabwo bikagenda nabi. Kubera iki? Kuko ubuzima ari nk'icyapa kigenda, kandi ibyapa biba mu muhanda bigiye bitandukanye n'icyo byerekana. Bivuze ngo uyu munsi naba mpagaze mu gihe kitamereye neza ariko ejo kikazamera neza. Ari nayo mpamvu tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye n'abantu batandukanye kugira ngo baze badusangize amwe mu mateka bagiye bacamo nayo bagiye banyuramo bitewe na bwa buzima twavuze haruguru ngo ubuzima ni icyapa kigenda. Rero sinzi icyapa wowe ugezeho uyu munsi, ariko icyo waba ugezeho cyose ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bujya bukomeza nyuma y'ubundi buzima waciyemo. Niyo mpamvu nakubwira ngo wowe udukurikiye ihanganira ibyo uri gucamo n'ibyo uri kunyuramo, gusa tuguhaye ikaze mu mwanya wawufashe wo kubana natwe. Ariyo mpamvu twabateguriye umutumirwa turi kumwe imbere yanyu kuri screen zanyu muramureba, ngo adusangize amwe mu mateka, amwe mu buzima bwa cya cyapa kigenda twavuze haruguru. Tubanje kukwakira mukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibahe. Ndagusaba wongere ijwi kugira ngo abakunzi bacu babashe kudukurikira neza, kuko byaba byiza cyane. Ngenda baza ariko ababakurikiye ntabwo babazi, mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amazina ni Juliette Mukayiranga. Nkaba ndi umubyeyi Yego. w'abana 6 n'umutware. Nkaba nsengera mu itorero rya Moriya. Nkaba ndi umuntu Imana yahamagaye. Nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, ndetse ndi n'umuhanuzi. Imana ibampera umugisha. Murakoze cyane. Reka mbere ya byose ngo twumvishe ko uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, donc urasenga. Dutangire tugusaba ngo usenge, hanyuma dukomeze tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Njye muri kumva n'itsindi jambo mwatangira mu dusenge. Uwiteka nyiribihe, Imana y'amahoro, Imana yo kwizera, takode si enema, Imana twizeye, Imana data wa twese, enele si enema. Aya masaha nyakubaha Imana, turasaketa, turesenema, tureseke lebo. Amen. Mwanya mwami Imana tugiye kuganira sakota ya bonesire. Abatwumva alasi inima unyemerere muri aka kanya, abarushe n'abaremerewe imitima yabo iruhuke, kuko nta wundi waturuhura usibye wowe. Elele sire dome enema urima. Uhereye aka kanya rero duciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, ubwenge bwacu bubure haboneka ubwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uranyemerera dukoreshe Mama Sharon, izina ry'umwana turajya dukoresha. Bakwiye dukoresha Juliette, dukoresha Mama Sharon ngo byaba byiza kugira ngo tuganire. Ndumva ariko bimeze. Mama Sharon, iminsi myinshi. Amen. Nari nkubwiye iminsi myinshi. Yego cyane. Iminsi cyane. Twaraburanye ariko twongeye guhura. Imana ishimwe. Twongeye guhura. Imana ishimwe cyane. Amen. Twongeye guhura. Mbona nta kintu ubaye, umuntu arebye nta kintu ubaye rwose, kandi koko abiringiye Uwiteka Imana ngo ameze nk'umusozi Siyoni utabashaka kugira gute, tubasha kunyeganyega ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Amen. Ndashaka rero ko tuganira tukaganiriza abakunzi bacu badukurikiye, kandi ubu nawe babaye abawe, kugira ngo tubaganirize kuri bimwe mu rugendo rwawe rw'ubuzima, uko byagiye bigenda, uko byakugendekeye, kuko ubuzima ni icyapa kigenda. Uyu munsi biba ari bibi, ejo bikaba byiza, ejo byaba bibi, ejo bundi bikaba byiza. Ni uko nguko tugenda tuba muri ino si twaje kugira ngo dutegurwe dutambuka tujya bacu mu ijuru. Rero tangira udusangiza amwe mu mateka yawe uyiziho uhereye
ubwana bwawe mu masharo bimeze gute ubundi ku bwana bwawe wakuze ute wabayeho ute byagenze gute byakugendekeye gute n'ikiza kiwabonye nicyo kiwabonye doko ushobora gusangiza abantu kikabafasha kikabihanganisha hama bagakomeza kugenda nubwo bigoye tukiri mu isi. murakoze cyane. Nella Cinema njyewe amazina nayababwiye. Yego. Njye nakuze bigoye kandi ntabwo byari byoroshye. Navutse nanjye nisanga uko nari meze, nabyawe n'ababyeyi ariko ababyeyi ntibabasha kubana, isanga iwabo wa mama. Hanyuma rero nagize gukura kutoroshye kuko nagezemo papa na mama, navukiye Uganda muri Kampala. Hanyuma mama wanjye ashakana na papa, barangije baragenda bamukurayo ko batashaka ko abana nawe. Papa wawe we ni Umugande? Ni umunyamahanga. Umunyamahanga w'ikihe gihugu? Avuka muri Rira. Muri Rira? Umwe intambara ya Museveni yitwa Okibwa Omar, yari umwirutsi muri Uganda. Intambara ya Museveni irangiye niwe watangije kwiruka muri Uganda, ariko nza kugira ko batigeze babana na mama. Kwiruka bino byo bwa trete by'ubwirutse, gutangiza umukino wo kwirukanka kuko intambara yari irangiye. Niwe watangije umukino wo kwirukanka muri Uganda. Okay. Hanyuma uwo mukino awutangiza wo kwirukanka muri Uganda, doko ntiyari Umugande nawe yari umunyamahanga nk'abandi babaga mu cyo gihugu? Ntago ari Umugande, abita Abarangu. Abarangu ni mu kihe gihugu? Bavuka muri Rira. Rira ni mu kihe gihugu? Ni Uganda nanone. Ni Uganda? Ni Uganda ariko haratandukanye. Kuva Uganda ugera muri Rira urugendo rurerure cyane. Ariko ni igihugu n'ubundi cya Uganda hagace. Ariko ni igihugu kimwe n'ubundi ni Uganda. Okay. Ashaka kumenya no kugira ngo tumenye nimba igihugu ari Uganda, ni Umuganda ahubwo aturuka mu bwoko bw'Abarira. Na Abarangu. Okay. Nuko hanyuma noneho sinigeze kongera kubona papa, usibye ko mfite amazina yanyise, niyo nkumva amateka ye gusa. Bivuze ngo nta nubwo muzi? Ntago muzi isura. Gusa nuko mama akiriho yambwiraga ko mvuka muri Rira, abanjyarwa n'umugabo witwa Kibwa. Wari umwirutse watangije umukino wo kwirukanka muri Uganda. Hanyuma rero nza gutaha, nza kurira iwabo mama, ngo sinongeye kuhura n'umubyeyi mbyara. Nkurira iwabo mama, ngira ubuzima nabwo butoroshye kuko iwacu bari banranze kwemera ko kunyakira kuko batazi n'umbyaro uwo ari we. Kuko iwacu mu muco w'iwacu umwana babara cyangwa se uhabwa agaciro nuko baba bazi se umubyara. Ariko biba ngombwa yuko ngiye iwacu batamenya papa umbyara. Makurira nsa nk'igicibwa. Ku buryo ntari nemere no kunywa amata kuko batari baza aho mvuka. Ariko Imana yabanye nanjye ndakura. Bivuze ngo nta nubwo umuryango w'iwabo wa papa wawe unawuzi? Ntago nkuzi, ntago nari nkuzi. Ariko hashize imyaka ine, imyaka ine n'igice. Hashize imyaka ine n'igice mvuyeyo. Uwumenye? Nkumenye uwo muryango. Ariko nakuri iwabo mama mu bintu bigoye, nkura ntize kuko ntari mfite n'umuntu wampaga wandera ngo anshyire mu ishuri. Mama nawe kuko yari yansize mu muryango w'iwabo arigendera, ko ntago byari byoroshye, yashize yarigendera. Mama nawe ntago twakundaga kubana, namubonaga rimwe na rimwe, ariko namubona namubaza ni iwacu mvuka ni he, akambwira ati mwana wanjye ihangane, byabaye ngombwa yuko ntandukana na papa wawe, ariko bitari ku mpamvu zanturutseho, ariko nzakujyana umunsi nzabona uburyo nzakujyana. Kandi papa wawe nimukwereka uko wakuze uko ungana uzagubwa neza kuko izina ryanjye banyita Nkweki,
niryo iwacu bazi banyita Nkwechi Juliet. Nkwechi Juliet. Mu Kayiranga niryo iwabo wa mama bashyizeho kuko nyine ari abanyarwanda. Ariko ubundi witwa Nkwechi. Nkwechi nitwa Nkwechi. Usibye ko iwacu banyitaga Nkwechi ariko iwacu mu kirimi cy'iwacu nitwa Nkwechi. Gerecho Juliet. Hanyuma niyo mazina mama papa yanyise kuko natandukanye na papa ngo ndi umwana muto ntariga kugenda ariko papa yaranze. Hanyuma Nkwechi risobanura Nkwechi ni izina yakuye kuri nyina ubabyara. Nyogokuru nyina ubyara papa yitwa Nkwechi. Hanyuma rero nkurira iwabo wa mama nkura mu buzima butoroshye umva sinari tunyitaho ariko Yesu yari ari kumwe nanjye kuko Yesu atuza amazina muri biraranditse ngo ndakuzi cyane kuruta uko wiyizi wowe cyangwa se ngo nubwo wiswe umunyabyaha ukivuka. Rero nakuriye mu buzima butoroshye kandi bugoye ariko Imana ibana nanjye. Ndakura nkurera muri Sunday school nkura nkunda Imana aho bakoze igiterane nkajyayo kuko ntago nari mfite unyitaho. Mu by'ukuri nakuze mu buzima bugoye ku buryo ntari mfite umpa n'inkweto nazambaye maze gukora kuko natangiye gukora akazi ko mu rugo niko nambaye inkweto n'umwenda w'imbere. Buryo nageje imyaka 15 kuko natangiye akazi mfite imyaka 13 akazi ko mu rugo dukorera 1,100. Ugatangire nagatangiriye Kabuga ahantu hitwa Kabuga. Kabuga na za Karangazi kuko iwaba mama twavuye Bugande bajya mu Mutara. Natangira akazi nyirizina ahantu hitwa Karangazi mpava ngi Kabuga. Nakoze urugendo rukomeye cyane ariko muri urwo rugendo rwose nabanye n'Imana kuko Imana ni yacu. Iravuga ngo mbasha ninjura ari impfubyi nkabasha kubeshaho abapfakazi abadafite uko bagira kandi Yesu yaravuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe muze musanga. Mu by'ukuri nari ndushye ntafite kirengera ariko Yesu yabanye nanjye. Hanyuma ubwo buzima bwose mama watandukanye na papa baramwirukanye bati boshi genda. Papa wawe yaje gupfa cyangwa se bariho? Mama wawe ariho cyangwa se nawe? Ndababwira kuri mama wanjye cyane mama wanjye yaje gushaka undi mugabo barabana babanye. Mu by'ukuri byari urugendo rurerure. Ashaka ahantu ntazi kuko nirirwaga mbungera ntafite ahomba nkifuza kubana na mama. Umuntu umwe aza kunyitegereza arambwira ati Nyagatare ahantu hitwaga mu Kirimburi barahashenye ati mbona y'umugore usa nkawe. Ndavuga nti mama yarantaye ntago nzahaba. Mama aranjyana mama nza kumushaka ndamubura. Rimwe umuntu wacuruzaga ibitoke bivana iwacu bijyana Nyagatare aza kuhandangira kuko mama yari yarabyaye undi mwana hagati yanjye na papa. Hari undi mwana hari abandi bana babiri bankurikiraga umuhungu yarapfuye hasigara undi muhungu nawe yabyaye Bugande. Ageze no mu Rwanda ashaka undi umva na amateka. Hanyuma noneho uwo mwana wa mbere yarapfuye wankurikiraga uwa kabiri aza kumusigana none wabo wa mama. Ndamuruhana nanjye ntafite uwo ntakira ariko ndamuheka. Uwo mupapa aza guterwa intimba aravuga ati mama wanyu naramubonye. Ndabungane ni ku mama naramubuze kandi yansize mu buzima butoroshye. Aza kundangira aho ari fata urugendo kuva iwacu Nyagatare kuva iwacu bahita Gikoba kuhava muri Shonga kugira ngo ugere Nyagatare hano urugendo rurerure. Za kuzinduka sinabibwira nyogokuru kuko ntago nawe yadukundaga aho ngaho kuko mama watubyaye n'ubundi nawe yari yaradutaye kandi mu buzima butoroshye ni wabo uwo mwana nanone papa wabo wa papa wa ntago iwacu wa mama bari bahazi. Urumva twese twari ibicibwa. Hanyuma nza kumuheka ngira umutwaro wo kumuheka ndamujyana. Nyimara kugera kuri mama baramushaka hose kuko yageze yihindura amazina kugira ngo wenda hatazagera n'umuntu umumenya. Ngeze y'amazina navugaga siyo bamenye. Barabambwira ati baramfasha umukecuru nashyikiyeho mpetse n'uwo mwana ntago yarazi kugenda. Barashaka umudugudu aho kako gace kose ko mu Kirimburi cya Nyagatare baramubura. Bamaze kumubura ko bari batarahasenya baramubura
umukobwa w'uwo mukecuru aza kunyitegereje abigeze nijoro arambwira ati ariko mama abwira nyina ati uyu mwana hari umubyeyi hari umugore basa hariya ahantu twatereka da turase ko ari umugeni yaba afite abana gute umukecuru arambwira ati genda ngiye kugenda nkomanga kuri uriya muryango uriya mubyeyi uriya mugeni yitwaga mugeni twamwitaga Venansia Mukakarama ariko ageze yitaga Kayitesi noneho Kayitesi na Mukakarama urumva ntibyahuraga noneho ndangije aragenda arakomanga komanze umukecuru arambwira ati nubona ko ari mama wawe uhita uvuga ngo ma atarahita atako kanya nibwo ndi bumenye ko ari we ati nubona atari we uhita uvuga ngo si we arakomanga komanze mpita mbona mama arasohotse ndambwira ni ma ahita mama asa nk'ukubiswe n'inkuba araba mbega ubona ko aguye mu kandi kantu ariko amahirwe yagize nawe nuko umugabo we yashatse nyuma yari umusirikare yari yaraye izamu nijoro yari yaraye ku kazi nijoro yari afite umusirikare mukuru ararira ararayo noneho arangije aza kumbwira arahita amwara adushyira mu nzu abona mpetse musaza wanjye aravuga ati aba bana n'abanjye ati umukecuru amubwira ati aba bana baje kare turashaka turabura amazina batubwiye siyo twari tuzi anshyira mu nzu amaze kwishyira mu nzu ni urugendo rurerure arambwira ati rero ntuyigere ubwira umugabo wanjye kuri umwana wanjye ahubwo uvuge kuri ndavuga kuri murumuna wanjye nanone ako kantu yambwiye karambabaza ndebye ukuntu mbona ndebye ukuntu ndavuga ni data naramubuze sinzi isura ye na mama nubwo andeze mu bihe nawe bitamworoheye yego ntabwo byari bimworoheye kuko ni karande njye maze gukura namenye ko ari karande hanyuma rero mu buzima butamworoheye numva birambabaje ndavuga ni na mama nawe anyihakane hose ndahabuze hanyuma yarambwiye ati urarara hano umugabo yari buze mu gitondo ati mu gitondo uzinduke uva hano umwana nemera n'uyu nguyu ko namubwiye umugabo wanjye ko mfite umwana umwe mutoya no mu by'ukuri narababaye ndarambabaye mu gitondo azinduka ndagenda rero natangiye ubwo buzima butoroshye mpita mvuga nti na mama yaranyanze na data simuzi ni wabo ba mama baranyanze ntangira ubuzima bwo kujya kwishakira akazi ko mu rugo ndagakora nkakora ntabizi ariko ubu nakuze mfite imbaraga nkakora icyo bambwiye nkakora nkava hamwe nkajya ahandi kugeza aho naraye Nyamirambo muri Ruhurura nanone ni ubuhamya burebure aho nakoraga nanone ku nshuro ya kabiri banyirukanye ndara muri Ruhurura ariko ibyo ntago bibuza umugambi w'Imana gusohora ku muntu nkura muri ubwo buzima butoroshye none aho ngaho waraye muri Ruhurura bari bakwirukanye ari nijoro banyiruka aho hantu banyirukanye ari nijoro mbona ko nta handi mfite ho kurara ndara muri Ruhurura bukeye nabwo mbona umugabo mbona yambaye amakositime bino nyine by'umuntu yuyubashye mbona ni umugabo muremure w'inzobe yambaye amakositime ndavuga nti uyu mugabo wamubwira akampa akazi ndamubwira nti papa wampaye akazi mubwira ubuzima mbayemo mubwira ko naraye muri Ruhurura arangije anjyana iwe sinamenya nari nzi ko afite umugore bwari bugeze mu masaha ya nanone ya nimugoroba niriwe nzenguruka nshaka akazi nakabuze arangije anjyana iwe ngezemo mbona ni icyumba na saro mbona nta mugore uhari nta mwana ndavuga ntari kuyu muntu ko namubonaga ari umupapa abana bariho umugore ariho niho arambwira ati ba wicaye hariya anyereka uburiri ndi buryameho ndaje ndabitekereje navuga ntuyu mugabo ntago ngiye yambwiye ko ari umugabo namubaje musaba akazi arambwira ati ngwino nkujyane mu rugo unkorera akazi uzajya urana n'abandi bana mageze nsanga nta muntu uhari bigera saa 2 z'ijoro mbona nta muntu uhari arambwira ati ngiye gukaraba agiye gukaraba nibwo kuko nari maze nanjye gukaraba arambwira ati nanjye ngiye gukaraba nibwo nabonye ko nta muntu wundi uhari ndongera nanone ndamucika ndasohoka agiye gukaraba ndakingura ndasohoka ndongera ndara hanze ku munsi wa kabiri nyamara kurara ku munsi wa kabiri nibwo nabonye umumama aranjyana maze kunjyana mbana nawe nkaba ntakora
ariho nabaye ku kidendezi hari i Kanombe, kuko nabaye kuri uriya mushumba wo ku kidendezi Kanombe, asigaye ahita ku kidendezi. Yari umumama afite umugabo, hanyuma uwo mugabo yavukaga iwacu mu Mutara. Ngira amahirwe menyana nawe, arambwira ati ngwino nari nzi kuririmba kuko narimbaga muri Sunday school, nubwo miraba n'imiyaga yahuhaga, ariko byibuze niyo nabonaga akanya najyaga mu nzu y'Imana. Hanyuma arambwira ati ngwino ubi wanje, hanyuma nzajya nkugurira imyenda nkufashe. Mu by'ukuri twahatangiye umurimo, nari maze gukura ngeze mu myaka 15. Hanyuma ntangira umurimo w'abaririmbyi, nkajya mpimbaza Imana, turaririmba. Nyuma yaho nanone nza kumucika. None se tukituraho ngaho, uraye muri Ruhurura iminsi igeze muri 2. Niki cyaguteye kujya kwara muri Ruhurura iminsi igeze muri 2? Kandi nari nabuze aho nshonje. Yego nibyo. Kandi niki cyatumye utagirira navuga icyizere abayobozi ngo byibura ubimenyeshe mu buyobozi bw'umudugudu, babwire byibura bagucumbikire, ariko we kurara hanze? Ubwo bwenge ntago nari mufite. Navugaga ko mama na data bantaye, nkabona iwabo wa mama nanone ntawe mfite undengera. Nkumva ko ibyo ari byo byose nibwo niyumvishaga, nkumva uko Imana ibishaka ngomba kuko nazengurutse nshaka akazi ndakabura. Ubwo urumva ko nibwo bwenge nari mfite bwo gushaka akazi, ntago nashakaga icumbi. Kandi muri icyo gihe nta n'uwambwiye ati mwana ngwino nkucumbikire. Ubwo rero numvaga niyakiriye muri ubwo buzima nari ndimo. Nuko waye muri ubwo buzima, igihe kirageze uvuye aho ngaho bakweze ku kidendezi ugize nk'imyaka 15. Naje kuhava, ndamucika ari nka nijoro, ndagenda. Nza kugenda njya gukora nanone akazi ko mu rugo. Nuko mama wanje nyuma yaho naje kongera gukumbura kugenda ngo njye kwa mama. Nanone yari amaze kubyarira uwo mugabo yari afite, uwo musaza wanjye atwite n'indi nda. Ndagenda naruha nkumva ndagomba kujya gushanga mama. Ndongera kusubira kabiri, ndavuga nti ndarushye, akazi singashoboye, naho nkoze ntibampemba, reka ntahe nsubire kwa mama. None se niho cyatumaga ukoranye baguhembe? Hamwe barampembaga, ahandi nyine nkagakora nabi, ntabyo nari nzi. Ibyo ari byo byose nabwo ntago byari ubuzima bworoshye, kuko ntago nari nkazi neza. Nyine urabizi mu buzima abana baranakubagana, hari icyo umuntu ashobora kukubwira agasanga ntiwagikoze neza, yagutuka nkahita mpaguruka nkigendera, kuko numvaga ubwonko bwarivanze. Nkumva ntago nkunze nawe, nkahita nigendera. Arushye rwose. Nuko rero aho ngaho naho urahavuye, ugiye nsubira iwabo wa mama, nsubira kwa mama wawe aho yashatse. Nuko maze kugerayo, cyokoze ibyo aranyakira ko yarananiwe, nta n'umukozi afite. Ndakora ku buryo nakuriye mu buzima bugoye. Ntago nari ukuvuga ngo narakoze mba buzima bugoye, nkorera mama akambwira ati ntuzigere ubwira uyu mugabo ko ndi nyoko. Mpaba mvuga ngo ndi murumuna we. Birarangira nabwo mpaba nanone igihe gitoya, arabyara, amaze kubyara mpaba igihe gito, ndongera arambwira ati mwana wanjye sinkwanga, ariko ubuzima mbayemo hano ntago bworoshye. Uyu mugabo atazamenya ko, kuko byaranancikaga, navuga ngo mukuru wanjye bikancika, nkavuga ngo mama abona bizamugora, umugabo azamuvumbura. Kuko ikintu cyitwa cyari cyaranze kumvamo, kuko nta wundi mama narebaga. Hanyuma rero naje kuhava nanone, nza kongera kujya gukora akazi ko mu rugo. Noneho nari maze kwisobanukirwa nkuze, nari ngeje mu myaka 16, ndakora bigenda neza, ku buryo aho nakoraga baje kumpamagara barambwira bati mama wawe yapfuye. Mama yaje kugira ubuzima butoroshye, ararwara araremba.
biba ngombwa yuko ahaguruka aho yashatse. Bari barimutse baravuye Nyagatare baragiye Nyagasambu wabo umugabo bari Nyagasambu niho kavukire. Yari yaramujyanye Nyagasambu, amaze kumugeza Nyagasambu agira ubuzima butoroshye, ararwara araremba, mama arapakira ibintu byose. Umugabo nanone nababwiye ko yari umusirikare, bari baramwimuye nawe akorera Igisenyi. Arangije arimuka, mama arafata ibintu byose n'abo bana. Yaramaze no kubyara n'undi mwana, uwo mugabo yaramubyariye abana babiri, n'uwo namujyaniye wa gatatu. Afata abo bana aragenda ajya mu Mutara, niho yapfiriye, kuko ngo yaharaye iminsi 2, ku wa gatatu arapfa. Baza kunkoraho nakoraga, barambwira ngo hari hashize n'igihe baramushyinguye barambuze. Umuntu uhaye gukora aho ngaho, baza kumwe ati wa mwana watwaye, baje baramushaka, nyina yarapfuye. Ngezeyo sanga mama yarapfuye, njya gushyiraho itaka nyine kuko nanjye byari ngombwa ko mushingura, shyiraho itaka. Ubwo mbura mama gutyo, mama asizga abo bana 3 nanjye wa 4. Ndicara kwa nyogokuru, mpicara ntakunzwe, ndahinga, nemera korera abo bana. Nkajya mvuga nti tukabona isabuna ari uko imyaka yeze, nkabona umwenda ari uko niharitse nahinze. Mbona ubuzima nanone ntibworoshye. Ari umumama wari inshuti ya mama, nza kumuganiriza, arambwira ati wowe uhaguruke ugende uzajyana aba bana. Nyogokuru nta kintu yamfashaga, naje kwiba abo bana kuko nari nejeje, ndabitegura neza, ntegura amafaranga ngurisha ibishyimbo n'amasaka n'ubunyobwa, ndabafata mbajyana ku ivuko rya Nyagasambu. Mbajyanayo, maze kubajyanayo ubwo ndongera nisubirira mu buzima bwanjye bwo gukora akazi ko mu rugo. Mbaho muri ubwo buzima, mva muri ako kazi ko mu rugo, nza gushaka ariwe mugabo twabyaranye. Ndashaka ubuzima bw'ubupfubyi, ndavuga ngo Mana nabaye imfubyi, data simuzi, ndamwumva mu mateka. Mama nawe ndamuzi ariko nawe yarapfuye, nta wundi mfite. Haleluya. Ndangije mu by'ukuri nakuri nyuma yaho nje naho ngaho, ntari nanava iwabo wa mama nyirizina ngo ntorongere ngende. Iwacu kwa mama nahasanze abana 7, ubundi niga. Nyogokuru yabyaye abana 7. Mu bana 7 mama niwe wapfuye abyaye, abandi bapfuye ari abasore, abandi bapfa ari inkumi. Kugira ngo nkunde Imana naho nazereraga hose, nazereranaga Uwiteka Imana, nkumva ko Uwiteka ari Imana ari we bwihisho. Ariko nanone nasubira agahinda n'umubabaro kakanjyana, nkumva ntaye umutwe. Ndibuka ikintu kimwe nkimara kwisobanukirwa, hari wese wabo wa mama, nkiba kwa mama. Kuko narariraga bakavuga ati umwana w'umunyamahanga amarira ambara dukoraho ubwo aririye hano. Nangize hari wese najyaga ndiriramo, nkagenda nkababeshya ngo ngiye kwituma, ariko ntagiye kwituma. N'urugendo rure ni uhamya burebure, ni birebire ubundi takonde si. Hanyuma nkajya muri wese nkakuramo imyenda, nkicara nkarira ariko nkiruma nkafata ukuboko nkiruma kugira ngo numve ko ndi umuntu. Nagera kwigufwa nkavuga uzi ko ndi umuntu burya, kuko narariraga ntataye ubwenge, nkumva si ndi umuntu. Nakwiruma nababara nkavuga uzi ko ndi umuntu burya, nkahita nsohoka muri yose rimwe, kuko nari narabigize akamenyero. Ndi kubabwira ukuntu Imana itabara kandi Imana iratuzi, ngo ijye imenya la saketa iza amazina yacu. Noneho ndangije, kuko nari narabigize akamenyero, ndagenda njya muri wese. Ngiye muri wese nsangamo inzoka nini cyane. Nisanzemo yose sinongeye kujyamo kuririramo. Nahise ngira ubwoba, nanabishaka kujya byo bisanzwe, nkagenda vuba nkavamo. Rero iwabo wa mama nahasanze ba mama wacu bamwe yego bakura badahari,
ariko ndi kubabwira kuri mama wacu umwe twakuranye kuko navutse 86 wavuka 82 yarandutaga yaje niho nigiye kumenya gusenga nyakuri n'ubwo buzima bwose nabuciyemo ariko Uwiteka Imana nayo naramumenye mbwira yicwa n'igiti mu kirenge yishwe n'igiti bamujyana kwa muganga bamujyanye kwa muganga cya giti ngo bagihanduremo barakibura bakibuze barahadoda nyogokuru kuko ari nge mwana wari uri mu rugo tusa nk'abangana arambwira ati wowe ntago warara mu nzu wenyine nta nubwo washobora hano genda ajya ku bitaro nyoko wanyu ujye umuha icyo akeneye ndashima Imana y'amahoro kwitemeye komba haleluya ko nishwa n'abarozi mu by'ukuri wabo mama hari karande hari n'abarozi batoroshye hari n'abarozi batoroshye uriya muryango ufite abarozi bishema ba mama wacu na nyogokuru uwo nguwo ajya ambwira iyo duhuye hari akantu ajya ambwira arambwira ati wowe uri agahanga kananiye abaguguniye Imana nishima mwe agahanga kananiye abaguguniye ati wowe turi gahanga kananiye abaguguniye mama wacu icyo gihe yaracumbagurikaga ku bitaro nkamuha amazi akajya koga turyamye bigeze saa moya z'ijoro abadayimoni abari nge bafata baramfatananirwa kweguka kuko ninge bari babitongereye ariko birayoba aleluya birayoba bifata mama wacu kuko enesaya kire bonesti enema hari ibanga nari mfitanye na Yesu njya nkunda kubwira abantu ngo Yesu muraziranye ese niba Yesu muziranye Yesu warakuzi niba kuzi hagarara hamwe azakota yabo azakurwanirira hanyuma noneho ndangije msa nk'urwaye malariya irazamuka abaganga barumirwa baravuga ati ariko aba bana uyu mukecuru barwaye iki bigeze saa 11 za mu gitondo abadayimoni baba barandekuye muko kanya mba muzima basubira muri mama wacu amen noneho baramufata aragagara nibwo abaganga baje baravuga bati aba bana ntago barwaye indwara za kizungu muhamagare bene wabo nibarangiza baze babajyane mu kinyarwanda naragiye njya guhamagara nyogokuru abandi babyeyi bari barwariye aho ngaho bandebera mama wacu basigaraho ndirukanka njya kubwira nyogokuru arasa akinkubita amaso arambwira ati nubone nari mbizi ati ikintu cyabiye mu rubavu ati kivuga ati kirabira ati ndavuga ngo umwana wanjye ari bupfe noneho apfuye bamukoye muri ibyo bitaro bamujyana ahantu basenga aribwo nkubwira ngo ngiyewe nibwo natangiye kumva imbaraga z'Uwiteka Imana ubu njya nyicuza nkavuga ngo iyo mama wacu aza mbaho muri icyo gihe ntago aba yarancitse Imana nishimwe bamujyana mu nzu kuko mama wacu nawe yarasengaga yari umwana w'umukobwa asenga ari umuririmbyi bamujyana mu nzu baramusengera bamukura muri ibyo bitaro barasenga cyanangaje nuko badayimoni bavuze ku munota wa nyuma babwira abantu bamusengeraga ngo muramwaye ndamutwaye amen arangije arapfa amaze gupfa birambabaza bintwara umutwaro kuvuga ngo ntago abadayimoni bigeze bankunda ntago bigeze bampa amahoro mpita ndeba abadayimoni bantandukanyije na data kabiri bantandukanyije na mama gatatu mama wacu ndibuka rimwe yajyaga agira gutya akinyabya akihisha akampeka kuko hari igihe narwaraga kampeka yabona nyina aje ari we nyogokuru akanshyira hasi ati jya hasi mama atankubita ibyo rero bituma mbabara ndavuga nti hapfuye uwo nakundaga ndibuka tumushingura mubyara wa mama umwana nyogokuru abereye nyirasenge ararira aravuga ngo hapfuye uwo ntashakaga menya ubwenge abari bari mu ruhande baravuga ati se washakaga ko hapfa ndi akarira asubira inyuma urabizi iyo umuntu yakwishe ntaga gushyingura akarira asubira inyuma ati hapfuye uwo ntashakaga icyo gihe dushyingura hanyuma nsubiza ubwenge ku gihe nibwo natangiye kumenya Imana nyakuri nubwo nagiye muri iyo miruho nkajya mu kazi ko mu rugo narinzi Imana haleluya narinzi Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo herasi niwe bazakomera ngo meneke taya bonesire ngo nibamara gukomera
ngo bakore iby'ubutwari zakota mbona nta mikino nibwo nagiye gukora akazi ko mu rugo nibwo natiye muri ubwo buzima nababwiye nibwo natangiye kumenya ko nta mikino nyuma nza kuvamo nshaka umugabo tutaragera aho ushaka umugabo iriya nzoka wasanze muri toilette niyo bari boherejemo ntago mbizi gusa maze gukura maze kumenya amateka aranga umuryango wacu maze kumenya ko nanyazwe maze nibwo Uwiteka Imana yanganirije arambwira ngo mwana wanjye ndakuzi neza nzi amazina yawe nakumenye batarakumenya arangije arambwira ngo ikimenyetso nkuhaye irambwira ngo ibuka Imana irambwira ngo ibuka muri wese y'iwanyu kera ukiri mutoya inzoka wasanzemo ninjye wayishyizemo kugira ngo utazagira umujinya kuko wari ufite umudayimoni haleluya wabwihebe kakwereka ko utari umuntu kandi uri we ati niyo mpamvu nashyizemo iriya nzoka ngo utazongera kwicaramo kuko nakurinze ko bazagusanga wagiye muri wese wapfiriyemo nuko iyo nzoka namenye amakuru yayo iyo nzoka yari intumwa y'Imana yagira ngo ikurinde nyuranyama la siketa ariko nabonye Imana kwinze nicyo Imana yanyibukije maze kumenya urugendo rwanjye Imana iganira nanjye twibutsa abantu ko ubuzima ari nk'icyapa kigenda nuko uba ugeze mu gihe cyo gushaka ngera mu gihe cyo gushaka ndashaka ariko nshaka bitoroshye maze gushaka nahuye n'ibibazo bitoroshye ndabyara mwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu bitoroshye hanyuma no kugeza nababwiye ko ndi umumama w'abana 6 ariko muri urwo rugo nta mahoro nahaboneye byitwa ngo nahaboneye kuko ubundi uvuka nabi ukavukira habi ukarerwa nabi ukanashaka nabi ariko iyera y'amahoro ijya inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana nishimwe nubwo nashatse mbabaye yego nakuze mbabaye nshatse ngira ngo mbonye umunezero ndavuga ntuye umugabo azambera mama azambera data kandi nabwiraga Imana ngo Mana nabuze umuryango uzampa abana bazambera umuryango Imana nishimwe kandi abana banjye niwo muryango mfite Imana ntiyanyimye urubyaro rero kuko nanabyaye nkiri mutoya umwana wanjye mukuru afite imyaka 21 uwo kabiri umukurikira agiye kuza 19 urumva rero bakumukurikira haleluya ni ukuvuga ngo rero narabyaye Imana mu mugisha wo kubyara ariko ntago yampaye umugisha wo ibyo nashakaga sibyo nabonye mu by'ukuri nabonye abana ariko urukundo rw'umugabo ntago narubonye kugeza n'aya masaha mbaye muri ubwo buzima umuntu yakwibaza n'ubitewe n'ubuzima waciyemo wanyuzemo umuntu yakwibaza ati se mama Sharon tuse twumva tukajya tugera uburyo yashatse uburyo yabyaye ubundi yarambagije baramurambagiza arambagire ntago narambagijwe amen ubundi byagenze gute kugira byibura uwo mugabo muhure mugere ku gihe cyo kuvuga ngo twahuye nzamubonamo umuryango wanjye niwe uzampoza amarira umuryango wandishije aho mvuka naho nakuriye byagenze gute ukuntu twahuye nakoraga ahantu tuza kuhahurira tuhahuriye ndavuga ntuye umugabo nshatse ni umugande ndavuga ni kandi iwacu ni Bugande ashobora kuzaba umuyoboro wo kugira ngo nzamenye nyirizina aho mvuka ndamwizera ntago twarakundanye turibana ntago twigeze dukora ubukwe twaribaniye maze kubana urugendo ruba rurerure no kugeza aya masaha ariko inyungu namukuyeho ngewe nzi kandi ni ukuri ndayishimira ijambo ry'Imana avuga ngo mu byago no mu byiza dushime ariko ikintu namukuyeho nshima nuko namukuyeho abahungu n'abakobwa Imana nishimye ni urugendo rero rurerure kugeza aya masaha
ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ikindi cya kabiri, ukimara kumenya Yesu perasi enema, mwibuke wa mwana wavutse ari impumyi. Haleluya. Yesu enesaya kire yamusanze ku muhanda. Imana nishima. Adaketa Yesu atobakonda. Amen. Amusiga ku maso. Arangije aramubwira ati ntago yahise ahumuka, ako kondo yarakamusize. Aramubwira ngo ugende ujye kwiyuhagira isoro wawe. Amen. Amen. No kuvuga ngo Yesu namenye nta kondo ngendana. Imana nishima. Nta kondo ngendana. Iyo twamenye Yesu, uru rugendo tugendamo turaruha kugira ngo azavaho ngaho Yesu yamusigiye kondo azagera isoro wawe. No rugendo rurerure. Urundi rugendo. Yahuyemo n'ibyabo. Yahuyemo n'abantu bamusebye. Abamuvuka uko atari. Abamukobana Yesu. Haleluya. Kuko umunyabwenge ntabwo yafata kondo ngo gasige ku maso. Ariko Yesu ajya anyuranya amaboko. Haleluya. Yesu akora ibyo abana b'abantu batakora, kuko Yesu ni byose. Ubundi Yesu niwe shingiro y'ubwenge. Amaze kumusiga, haleluya, amaze kumusiga, kuko Yesu yabikoranye kwizera. Nanjye nabayeho mu kwizera. Navutse mu kwizera, nyimara kwimenya mbyara mu kwizera, na n'ubu mpagaze mu kwizera. Bivuze ngo imyaka yose mumaranye nta kindi kintu ukwiye ku mugabo uretse abana. Waduhereza ishusho y'uburyo byari bimeze kugira ngo dutambukanemo muri rwa rugendo ubuzima n'icyapa kigenda? Twabarabanye icyo gihe nari nkikora, niyo mpamvu mbabwira ngo nta kondo tugendana. Takera sindagera isoro wawe, ariko ni urugendo rurerure. Amen. Muzahasome. Hanyuma ndangije mbana nawe, nari nkikora, mbona amafaranga, ajya mu matsinda mu masosiyete, mbona amafaranga, nkora resitora, nkorera amafaranga. Noneho kubera ko yanandutaga, akambwira ngo kuko nari naramwizeye, nkumva ko niwe mubyeyi, niwe mugabo, niwe mubyeyi, niwe mujyana. Arambwira ati rero ujye ukorera amafaranga uyampe, ufata no mu matsinda uyampe, njye kugura ibisambu i Bugande. Yaragiye agura amasambu koko, amuha 500 akagenda akagura isambu. Akagenda ejo akagura isambu ngo y'umwana umwe, akagura iya kabiri akanzanira ibipapuro rwose bigaragaza ko yayiguze. Ariko ko nari naramwizeye, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukizera abana b'abantu. Icyo gihe nari ndimo kumwizera, nari naramenya ko umwana w'umuntu ahinduka. Amen. Amen. Hanyuma rero agura amasambu, buri mwana wese, abana 3 bose bafite amasambu. Sharoni, Wiza, na Boy, umuhungu yitwa Brian. Ariko ko nari narabyaye abakobwa 2 bakurikiranye, niyo mpamvu namwise Boy, kuko naho nahahuriye n'urugendo. Kuko umuntu yigeze kumwe kuza kumbwira mwene wabo wa mama, anumaho umuntu aramubwira ngo genda ubwire Juliet ngo njye mbyara abasirikare gusa. Amen. Ngo njye mbyara abahungu gusa. Amen. Hanyuma ngo ugiye n'umubwira ngo wabyara abasirikare gusa. Amen. Ndangije mbwira Imana ngo Mana, njyaye abakobwa 2, iyi nda ntwite uzamema umuhungu. Maze kumubyara rero niyo mpamvu namwise Boy, kugira ngo isi yose imenye ko Boy sobanura umuhungu. Hanyuma rero na Boy yarafite isambu. Hanyuma ibyo bipapuro byose nari mbibitse. Nyuma yaho nza kubibura, mburaho byagiye, kandi niwe nabanaga nawe, na n'ubu kandi ndacyabana nawe. Amen. Urugendo rwo kwihangana. Bivuze ngo yarabikwibye ibyo byose. Ntago namenye aho biciye. Warabibuze. Kuko ntago namenye aho biciye, narabibuze. Hanyuma rero nyuma yaho ndagomeza ndizera, ndamwizera, ndavuga nti ibyo byararangiye. Naramubajije, arambwira ngo abifite abigendana mu ikofi, ngo yarabifasha bishyira mu ikofi. Nise ko cyo bijyana mu ikofi. Ubwo nyine ntiyambwiye, urumva uko kanya ntabwo ajya gusobanurira, kubera ko yari yateguye igikorwa, urumva ko atabigusobanurira byose. Ndamwihorera,
ariko numva ko Yesu ari we byose. Nibwo natangiye kumumenya ntangira kumenya ko Yesu ari byose. Nyuma yaho yaguraga imodoka ariko ntambwire yayiguze imodoka ejo bundi yabuze yari ya gatatu mu modoka yatunze. Kandi niwe waziguraga? Bwa mbere yaguze imodoka ntiyabimbwira ariko amafaranga ari ayacu twese kuri konti. Aragenda kuko nari yemerewe kubikuza nanjye nemerewe kubikuza kuko nari naramwizeye. Hanyuma ngewe nkakora nshyiraho nyine nuko. Hanyuma agura imodoka ya mbere ya kabiri ntabizi. Iya gatatu rero ejo bundi korona irangira nibwo yampamagaye ambwira ati rero shaka noneho iyi modoka kuyigura nkayikwandikaho. Ndavuga nti Imana ishimwe, wenda Imana ishobora kuba inshubije sinjye nkajya amenya nibura no gufata ku mafaranga kuko amafaranga yakoreraga n'izira ziheka izindi sinamenyaga. Namenyaga haciye kuko nari nkikora ariko Imana iza kumbwira ambwira ngo aho kuguhomba naguhombye. Amen. Nibwo navuye muri uko kwishakishiriza gukora biranga. None yari Imana yahoraga ikubwira ngo yikorere ukanga, niyo mpamvu yakubwiye ayo magambo kugira ngo kubera ko nafashaga abantu kwitorera aho nasengeraga nafashaga abantu kandi nkumva koko ari byo ariko nkayibwira ngo Mana nzajya mfasha ubwoko bwawe ariko unyemerere nkore kuko nshaka kugira aho mva naho ngera. Imana ikambwira ngo hoya nkafasha abantu nkambika abantu nkabagaburira nari nyifite amafaranga ariko Imana irambwira ngo hoya ndashaka kuhaguruka ukankorera by'ukuri. Imana ikampa message nkanga kuyivuga nkavuga ngo njye sinshaka kuba umuhanuzi, ntago mbishaka kuko abahanuzi babaho nabi. Abahanuzi nzajya mbagaburira nkore mbagaburire ariko njye ndashaka gukora. Imana umbuza gukora, abahanuzi urabizi hari igihe Imana ikubuza gukora ku kintu cyose. Navuga ni njye nzajya mbafasha, reka nkore mfasha abana banjye kandi n'ubwoko bw'Imana nzabufasha. Ariko Imana irambwira ngo hoya ntago ari byo nshaka. Nshaka ko unkorera cyangwa nkukuremo umwuka naguhaye. Ko nari umuhanuzi ariko ntago nari umuhanuzi wirirwa asengera abantu guhera mu gitondo nkageza nijoro. Iki Imana yambwiraga ndi mu rusengero narakikubwiraga kandi umva narakoraga sinabonaga kujya kwiyiriza ubusa no mu mibyizi n'ibiki byose ngo nsenge mu mibyizi kuko nashakaga gukora. Nasengaga ku cyumweru ndetse nari n'umuririmbyi mu itorero ariko nkavuga ngo gahunda y'abaririmbyi ndazubahiriza ariko njye mu kazi. Ariko Imana ntibishaka, igashaka ko mera kuwa mbere kugeza kundi wa mbere nyikorera. Amen. Niko Imana yabishakaga. Niko yabishakaga kandi koko niko byagenze. Ikabona se ko wayibaza uko uzabaho n'imibereho uzagira ikagusubiza ngo iki? Iyo itunga ubwoko bwayo ubu se sindiho simpumeka. Yego nibyo. Amen. Umva n'urugendo rurerure niyanzira ifunganye. Iteka Imana avuga tako de sire grom, inzira ifunganye, inzira irimo abaho, inzira yo kwemera kwikorera Yesu, kwikorera umusaraba wa Yesu. Ni ukuvuga ngo ni umusaraba wa Yesu. Rero niwo nemereye guhera icyo gihe naciye mu nzira Imana ishaka kugeza aya masaha. Hanyuma rero akugiriye inama arakubwira ati ndashaka kugura imodokari nkayikwandikaho. Twaragiye njya kuyigura. Yarampamagaye ndi mu rugo. Izaniranga muntu yawe kuko nge ndi umugande. Nyikwandikeho. Ndavuga ni Imana ishimwe. Turagenda ampa amafaranga yari yavuganye na nyiri imodoka. Anyandika ku modoka wasa nk'umuntu uduhuje. Ndayigura bayinyandikaho dukora mitasiyo. Rangije nyuma yaho arambwira ati hari amafaranga yasigaye ku modoka, nyiri imodoka ari kunyishyuza. Nako nyiri imodoka ninjye yahamagaraga. Nahamagara umugabo niko nyiri imodoka ampamagara ati hari amafaranga twamusigayemo. Niko utigeze ubimbwira ati yewe hari amafaranga twamusigayemo kandi na nyiri imodoka ntiyabimbwiye ko hari amafaranga basigayemo. Amafaranga umugabo yamaye niyo nagiye yayabikuje ndagenda mushyira imbere. Gusa niba wari umutwe bagutekeraga kugira ngo ukunde ujyeho uze gushaka amafaranga wenyine bayarye ariko
ariko mu by'ukuri nta musaruro bizatanga, akaba ariyo mpamvu bagira ngo ntago mbizi, ntago nabimenye. waje kuyashaka sura yabaha yarampamagaraga ko bwije ko kimara kuyigura yasabaga irangi ishyashya ngo duhindure no gucomekamo umunyururu uri yukurura izindi. kandi navuga nti arambwira ati rero genda ushaka ahantu uguza amafaranga umpe imodoka izajya ikora tubashe kuva muri ubu buzima, ngaburira abana dore ntabwo ugikora. ndavuga nti Imana ishimwe. ndagenda njya kuguza amafaranga, amuha amafaranga akakora isuku imodoka, byose birakorwa n'amafaranga natanze muri bitasiyo njye wayagujije. ndangije ikintu nakoze kuko iyo modoka twayiguze n'ubundi irimo ideni kugira ngo bayikureho ideni, narayagujije 200,000 aho abantu bari barayifatiye n'ubundi nayiguze bakoresheje inyandiko ntayireba, ariko umugabo akambwira ati njye ndayizi iza kunza kujya kuyikura aho bari barayifungiye ndayishyurira. ubwo urumva rero amafaranga nagujije yambwiraga ko hasigayemo 1,000,000 nguza amafaranga ndayamuha, aragenda arayishyura. ujya muri banki? njya muri banki, nyuma yaho arambwira ngo imodoka yayibuze. ngo buke? imodoka yarayibuze. yaribwe se byagenze? ntago mbizi. wose ntiwamubwira ngo natanga ikirego? ntago yarambwiye ngo ayihaye murumuna we, uko byaranze kwishyura biranga, akajya ambwira ati imodoka nta kazi ifite, nta kazi yabonye. ndamwana rero gurisha iyo modoka twishyure, twishyura abantu b'abandi. sinkeneye amadeni, sinjye no mu madeni, ni wowe ushyize mu madeni. arangije arambwira ati imodoka nayihaye murumuna wanjye, none imodoka yarambwira ngo yarayibuze. ndangije ndamubwira nti rero nta kundi ibi bintu banki ije kubitwara. hari aho nari ndimo 400, nari amaze kwishyuraho make, sigayemo 170. baraje batwara ibintu byose, intebe, ibintu byose barabitwara. ibintu byose kuko iyo bagiye kuguha amafaranga utanga ingwate y'ibyo mu nzu mu gihe udafite icyangombwa cy'ubutaka n'ibindi. baraje barabitwara. hari n'ahandi mfite ideni naho nari nagujije mu mabanki 2, naho sindari nabishyira ku Uwiteka Imana ndabizi ko ari byose azigwatiriza mu mwana bwayo. nta bwoba mfite. hanyuma nuko byagenze. ntabwo rero njyewe ndi kubyumva. ni gute ushobora kubana n'umuntu imyaka ingana gutya mukabyarana imbyaro 6 ataragukorera ikintu cyiza n'ikintu na kimwe? ese mwarasezeranye kwanza? aba twasezeranye. none se izo mbaraga uzikora zishobora zigutera kwihanganira ibisa bityo kubera Yesu, mu gihe ahubwo abo batanasezeranye ahubwo bari kuvuga bati yarantindiye game divorce, ukaba nta divorce wasaba? je narihanganye kubera Yesu. uzihangana ugeze ryari? kabiri, ntabwo waba warabuze umuryango ngo nurangiza nushaka n'umugabo waramenye Yesu ngo umute, ntabwo byaba ari byiza. bisaba kwihangana, bisaba gucece kugatuza ugaturiza imbere yayo. nta mu gihe ngezemo namaze kumenya ubwenge. iyo umuntu abyaye imbyaro 1, 2, 3 ubwo buciye ubwenge. ubwo narihanganye ngiye mpanze amaso kuri Yesu wenyine kuko niwe gisubizo. kuko nyimara kuyibura iyo modoka Imana ikimbwira ngo akimara kumbwira ngo imodoka yarabuze, naraje mpakira ibintu mbiha aba banki ndabibihera. wowe ubwawe ubwanjye ngewe ndavuga ntaho kugira ngo banteze rubanda reka mbipakire njye mbibishyirire. ariko nari mfite umutwe ubwira, nari mfite umuntu numvaga mu mubiri wanjye harimo ikintu kimbwira ngo kuramo imyenda wiruke ko ntacyo usigarije. wabuze iwanyu none ushatse umugabo nawe arakunaniye, kuramo imyenda. amasambura yabuze, kuramo imyenda. ibintu byose uyu mugabo gukora kuramo imyenda wiruke kuko yari dayimoni. ndi kuvuga karande. kuko muri wowe dayimoni yahise agutera. nabonye ko ari na karande byo kukubwira ati inankurikira wese arakora imyenda usare. ndavuga nti mu izina rya Yesu ntago dayimoni ntago wambonye ngo unyice, nta nubwo ngomba gusara. nibwo navuye ku musozi wacu, hari umusozi witwa Kongo, ni ahantu abantu baruhukira, hari agashyekero. nahise nirukanka, numva ijwi rimbwira ngo kuramo ikanzu wiruke. uko rimbwira nkirukanka ku musozi ngo basi ndi mugerayo Imana irampumuriza
nurira urwo rutare abaharuzi bararuzi abatari bararumenya bazahabona nurira urwo rutare hari ahantu ngera nkacikama nubwo mfite bino biro nkacikama niyo nagiye gusenga ndahurira nsaba imbaraga z'Imana kugira ngo Imana inkomeze impindura urutare rukomeye ariko aho hantu hari ahantu ntinya nkacikama ariko icyo gihe narahuriye hose ndaharangiza ko nari mfite umutwe umbwira ngo sara numva n'ubundi nari mfite ibisazi maze kuhura inshuro 7 ngo iki manuka nzamuka kuko nari nanasaza ariko hari habuzeho gukuraho kuko Imana yavuganye nanjye gukuraho ndi umubyeyi ngo nambara ubusa kuko Imana yari yaravuganye nanjye ngo nkurinze ibisazi bya burundu ibyo byose bitaraba kuri Imana ivugana nawe ariko ukavuga uti se nabarozi bampagurukiye bizagenda gute ariko ukabyibaza ariko ubwo byari byaje nyine ndangije nibwo namaze kuri inshuro 7 ndicara munsi y'urutare nta muntu wampanuriye mwumvije ijwi riza rirambwira ngo ndi Uwiteka Imana alleluya ngo ndini saya kita enema perasi ndi Uwiteka Imana ugukuyeho ibisazi bya burundu nibwo nicaye ndegama ku rutare umutima usubira mu gitereko nongera kwibaza ko ari Imana yavuganye nanjye Imana itanga kurama Imana itanga ubwiza Imana itanga ubwenge Imana itanga kwihangana kandi igatanga n'urubyaro kandi nyuma nanyishimira ko yampaye urubyaro ndangije ubwo nashubije ubwenge ku gihe biba ngombwa yuko njya kwitangira ibyo bintu ndavuga nta kugira ngo bansange mu rugo babisohore banshungereye amatsinda y'abagore haba harimo abantu benshi amuhuriyeho muri benshi ngenda bibihera maze kubibihera iyo nzu nabagamo nakoreragamo icyumba kinini narikoraga icyumba narifite hasengeragamo abantu barenze 100 ariko Imana izibyemera kuko Imana ikora uko ishaka nta nubwo Imana ntabwo ujya uyiterera imibare iyo nzu niyo wakodeshaga ni yari yawe narayikodeshaga ntabwo yari yanjye narayikodeshaga kuko nigeze kubaka inzu kuri Nirake barahashenye ndi kuvuga njya kwimuka mu Gashyekero ubundi umugabo twashakaniye hariya za Sonatube niho namye mba ngeraho mba hariya kuri Nirake nubaka n'inzu zagiye zo bashenye kubera ibyiza n'urugendo rurerure ubuzima ni icyapa kigenda none ubu umugabo iyo urebye umugabo waguteye ibisazi agatuma usara akagutera gusara Imana guseka bari guhagararaho ikakurinda ibisazi bya burundu kuko ubundi wari wasaze mu by'ukuri kuzamukora rutare nesaya kita 7 zose ntunahagwe ngo hapfire Imana ikabikurinda ubu ikintu mu by'ukuri akumare cyangwa ubona amaze pour le moment umureba ari wagutera ibyo byose n'ubuzima muri mutakumbye ko burimo reka nkubwize ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo twere imbuto 3 nge nababwiye ko nivuga abankurikirana n'abanyumva n'abazandeba ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana ngomba kwera imbuto aho bidashobotse naho bishoboka kuko na Yesu yaje mu isi ntibigeze bamwemera amen kandi yari yakoze ubumana yari yeze imbuto ariko ntibigeze bamwemera hanyuma ndi umubyeyi ngeze mu zabukuru ntago ngewe ubwanjye kuko mu bibazo byose byo kungerageza ni ukuvuga ngo we arangerageza ariko ni Satani ariko uri kungerageza ariko nge ndakomeye kuko nge sinanavuga ngo mpaguruke nubwo turi mu nzu z'inkodeshanyo iyo nzu njya kuyivamo nayo yari yabuze ubwishyu ibintu bana bitwaye kandi nkorera Imana kandi nsengera abantu ariko kwihangana ni ya nzira ifunganye hanyuma bayisohoramo kuko nta kintu nari mfite njya kuba mu nzu ntoya amen njya kuba mu nzu ntoya kuko iyo nzu yari ifite ibyumba 4 na salo nakiraga abantu benshi njya kuba mu nzu
icyo gihe bansohora mu nzu nashatse n'inzu ndayibura njya kuba ahantu mu gakaritsiye k'utubari muri iyo nzu nagiyemo bacururizagamo ububari ni akazu gatoya ariko nakagiyemo kuko nta moto nari mfite nta ntebe nta televiziyo nta kuko barajyanye batwara ububati bigera n'amasahani aragenda byose nyine baratwaye rero nawe ugivanye mu bwihisho na nyiri inzu yansohoye nijyana muri ako kazu mbamo ariko enesaya Uwiteka Imana ni ukuvuga rero kudatandukana nawe suko ni ukuri nkunze ibyo nkorera suko ntabona ibyo nkorera ariko hari ukwera imbuto nsengera abantu nkababwira ngo Uwiteka Imana aragutabaye hari ababyeyi benshi bangana hari abasore baza nkabasengera kandi bakabona ingo hari ababyeyi abagabo babo byanga bakaza nkabasengera bagakira rero ntago nahaguruka mu rugo uzabyumva ngo nataye umugabo ndagiye we ku giti cye mu gihe atigaye ngo ahaguruka agende ni ukuvuga ngo nshaka Uwiteka Imana ntunge amen antungire n'abana ko abana bavuye mu mashuri amen reka nkubwire Uwiteka Imana ni byose umuntu yabivuga ataragera kuri atere ngo abaze n'amakuru hari ushobora kumva mbivuga akavuga atari kuriya mama kwasa kuriya aka kabiri Imana yarambwiye ngo ninjye wakaguhaye amen kuko nanavutse bitemewe batanyemera aka kabiri ni Uwiteka Imana wakampaye kandi mu by'ukuri wabo wa mama ngiyo bakusanyije bose nkicaramo ninjye muntu ubona ko nkuze ngaragara n'abandi utandabaruta kubera ko ari akabiri Imana yagize gute yanyihereye rero ni ukuvuga ngo kwera imbuto ubabaye unezerewe ukera imbuto kuba mbana n'uyu mugabo ni ukwera imbuto ni ukugira ngo ntasiga inkuru mbi imusozi ni ukugira ngo abanyumva ngende mama w'amahanga amen ndi mama w'amahanga amen rero mu gihe ndi mama w'amahanga ntago ndi umuntu wava mu rugo ngo ndagiye ahubwo Uwiteka Imana akora icyo agomba gukora kuko ndi mu maboko y'Uwiteka Imana ntago ndi umugore w'igicamuke amen bitazavugwa gutyo kuko ibiri imbere ninjye wabyivugira njyewe mbonye gutya ntiwabyemera cyo koza ubu kuratera ahantu abantu banzaho nari nicaye naho bansangaga iyo baje baravuga bati mama Sharo byagenze gute nkababwira uko mubibona nuko byagenze rero ni ukuvuga ngo n'imbuto ngomba kubaho nkazera Imana yatumye mbyara bariya bana nkababyarana nawe sibyo nubwo agomeza kumpemukira akabona kandi ntacyo bimutwaye agakomeretsa umutima wanjye kuko ni wa muntu utabaza ngo umubwire ngo byagenze gutya niyo bimubajije muri saro ajya mu cyumba yajya mu cyumba hakajya muri saro kuvuga ngo we niba bigambiriye uwo mudayimoni umwicayemo niba agambiriye kumbabaza ntago azambona niba agambiriye ko niyahura ntago nziyahura kuko hari uwo namenye amen rero havuze ngo ngurashisha kanguhe ngurakuze ndakuze mu by'ukuri sinani gatandatu watubwiye cyane sinani gatandatu ugeze ubu ngubu ni imyaka 38 navutse sinani na gatandatu ariko kwirangamuntu kugira ngo bayime bari baranayinyimye kuko babonaga imyaka mfite no gusabiranga muntu bidahuye ndabinginga banyongereraho iki ni ukuvuga ngo bashyiraho 85 niko kwirangamuntu yanjye haye ntacyo nishaka ni 170 ariko mu by'ukuri ndakuze reka nkubwire impamvu mvuga ngo ndakuze mfite abana ibyo ari byo byose ngiye kugera mu gihe cyo gushyingira amen ngiye no kujya mu gihe cy'umusore wanjye uzamubona aransumba ejo nubwo ari muto abana banjye baba barebare nubwo ari muto ejo nzashyingira ni ukuvuga ngo rero abana ntago nkiri umwana nge ndakuze ngomba kubona bakazana nkabona bakwe ubu ngiye ndi gutera intambwe imyaka ndi kugenda nyikandagiramo rero ndakuze kandi umuntu natiyubaha ntawe uzamwubaha nge ndakuze iyo ngeze mu bakecuru baravuga ati tate ntikarame amen
nagera mu babyeyi bakiri bato bati mama ni karame kuko ibyo ndabyemerewe nababwiye ko ndi mama w'amahanga Imana mu gihe yangiriye icyizere agomba kugitesha agaciro nanjye ngomba kwiyubaha njye navuga nk'umuntu yego kuba ufite abana benshi ese ntabwo nibwo wakumva umuntu wakoze ubukwe afite n'abana 7 6 agakora ubukwe n'undi mugabo kandi mugakemera no kuba yabarera none uragira uti nta n'isezerano dufitanye gusa mpari ku mpamvu zo gusa zo kuvuga ngo ese bagira ngo iki n'aba bantu nsengera n'iki ese ugomeze kubabara no kubabazwa n'ibyo uri gucamo ubundi Imana ifite ubundi igihanda kibi cyaba icyo igihanda kibi cyane navuga nicyo mu bantu icyo hanze cyo ntacyo cyo gitwaye icyo hanze ariko none wowe muri kumwe mu nzu kandi ufite n'uburyo wowe ubwawe wagisezera ukavuga uti nta mpamvu kuko sintekereza ko yaba nagabura sintekereza ko nta kintu akora icyo ari ukuza akaryama ukabaho muri ubwo buzima umeze gutyo nkubwiza ukuri nakubwiye ngo kwakira Yesu sibyo ni inzira ifunganye amen kuko Yesu yaravuze ngo abashaka kunkurikira enema mwiyange mu nkurikira musige ibyanyu mugire gute mu nkurikira sinkireba ku mutwara amen ndi kureba kuri Kristo wampamagaye kuko namurebyeho anyereka ko ari umwana w'umuntu nk'uko narebye mu muryango banyereka ko ari abana b'abantu njye ndebye ku Mana ikindi cya kabiri aho nyihanze amaso pe manze amaso ku bana banje ariko manze guhanga Kristo amaso hanyuma abo nshigaje kuhanga amaso n'abana banje gatatu ibyo kuvangwa abantu bakora ubukwe sibyo mu by'ukuri njye ngiye kureba nkanisuzuma nkabwira Iyera ivugana nanjye ntago izo nzira zo gushaka no gusezerana nkizirimo Imana ihinduye iyo turi kumwe sibyo ikamuhindukiza ubiza isaha sibyo ikavuga ko n'Uwiteka Imana kuko igihindura umutima kabiri nakubwiye ngo nabivuze ndavuga ngo Imana izakora uko ibishaka sibyo kuko nge ndi mu mugambi wa Yesu cyanze bikunze rero iyo bigenze uko nguko iyo umuntu yatindanye n'umuntu cyane atindanye n'umuntu aba afite ikintu yagize gute yamubonyeho uyu Yesu mutindanye mu makuba angana gutya mukamumaranye ikintu gihe kingana gutya iki yagukoreye Yesu gituma mutindana bigeze ahangaha ku buryo wumva utakora nk'ibyo abandi bakora tureka abandi bo banashaka na divorce wowe nta n'ikintu cyakugoye reka nkubwire ngewe uhera iki yagukoreye ni iki gituma mutindana bigeze ahangaha umuririmbyi yararirimbye kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha impamvu mbana na Yesu yambereye ibyiringiro Yesu iyo mvuganye nawe anyomora ibikomere Yesu iyo mvuganye nawe anyereka ko turi take enesi anyereka ko turi kumwe impamvu yanyeretse ko turi kumwe nanjye nkamwemerera na anasakere bonesi ku mwana wa 5 ku mwana wa 4 nimara kumubyara narwaye kanseri y'inkonda y'umura Imana ikajya imbwira ujya kwa muganga se barakubwira ngo urwaye kanseri nagiye kwa muganga kandi nanjye narabibonye n'ibimenyetso byari bihari Imana ikajya imbwira narajya kwa muganga Imana yajyaga imbwira ngo nkukije kanseri nduwiteka nkurinze kanseri nkukije kanseri amen nkabyita ibyo hari igihe Imana ikubwira ngo nkukije umutwe ukumva ko ukurinze nyuma yaho naje kubona amashyira atoboka mu mukondo amashyira atoboka mu mukondo mimbere agatunguka akimara gutunguka umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ngomeza gusenga ubimarana iyo myaka 4 Imana ikajya imbwira
ngo ndi Uwiteka nkukije kanseri kuko nari narayirwaye deje. Imana yabigeza irambwira ngo ndi Uwiteka kuko mbere yajyaga imbwira ngo nkurinze kanseri ariko iza kungeraho maze kungeraho Imana ikajya imanuka ikangana ngo nkukije kanseri. Irambwira ngo nkurinze kujya ibutaro kujya kunywa imiti ya kanseri. Ndi Uwiteka nyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana. Mwaka wa 4 wa 5 mwitiramo umwana. Imana irambwira ngo ha alasa yakire bone star nyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Narayizeye kuko niyo mpagazeho. Kuko ubundi iyo byagenze gutya nta gusasa imigeri no gutumbira Yesu wenyine kuko niwe gisubizo. Ndayibwira ngo ndamutse ngiye no kwa muganga rata urabizi uzi n'ubwenge rata Mana kuba mbwiye ngo ndinze kujya ibutaro urabizi uranzi nta wankurikirana nta n'uwandeba ntawe naganyira babana bose mbabyaye nta mama wacu wasuye nta data wacu ngira tope NC enema. Ndayibwira ngo urakoze Mana uzi ubwenge. Narayizeye ndayiringira maze kuyiringira Imana yacu ngiye gusenga nkajya nkumva ibibyimba mu nda nkumva ni ibibyimba birimo kuko numvaga ko ari kanseri y'ikibyimba nkavuga ngo iki kibyimba gitobotse noneho napfa. Ngiye gusenga Imana irambwira ngo icyo wumva ntago ari ikibyimba nubwo urwaye kanseri ariko icyo ntago ari ikibyimba n'umwana nashizemo. Navuganye nawe ko ngiye kunyuranya amaboko. Mwaka wa 5 ndamutwita ndamubyara. Imana irambwira ngo kandi uwo mwana uzamwite Samweli. Amen. Amen. Mbyara Samweli mwana ku mbyaro ya 5. Umubyara muri kanseri? Muri kanseri. Imana irambwira ngo ndi Uwiteka. Ndayibaza ngo Mana umva umbwiye ngo ndinze ibyuma ni ibitaro ndebe sindigera njya mu bitaro. Mana yampagazeho nta nubwo abana banjye nta n'umwana wari wajya mu bitaro wanjye bararwara bakarwara indwara zitabasha ko njya mu bitaro. Imana ndayikunda kuko igireba abadafite shinge na rugero. Hanyuma ndayibwira ngo Mana ikimenyetso nzamenya ko ntwite ni igihe nzabyarira kirihe ko ntazajya kwa muganga ngo bandebe ko bandebye bazampa transfert yo kujya kubagwa. Imana irambwira ngo nzakwiyera ikimenyetso. Ndota rimwe ngendera mu kirere ndambuye amaguru n'amaboko ninjira ahantu kuko Imana irambwira ngo nzaguha ikimenyetso. Ndayirindira ndayitegereza maze kwitegereje ndagenda ngura imyenda ndayibika y'umwana ntegereza iyera yavuganye nani kuko ni nisi nari ndi muri yandirimbo ngo naho ndiho naho napfarata nzikwe nkundwa n'Uwiteka. Amen. Amen. Hanyuma ngera ahantu hari inzu nziza cyane nari ndi kumwe n'umuntu ariko ntamureba mu maso ariko nkabona mfasha akaboko kandi aranyobora. Arangije ngera ahantu hari korari 6 ziririmba neza. Ngera mu ya mbere ndamwana ndashaka kwigumira ati hoya. Anjyana ku ya 2 ndigumira ati hoya. Aranzengurutsa hose nshaka kuhigumira nsorera mu cyumba cya 7. Arambwira ngo impamvu nakuzanye hano suko ugiye kuguma hano nagira ngo nkwereke ko uhiga umubiri NC enekota ya bone star atari uhiga n'ubugingo. Dore ubugingo aho buzaba ngaha. Dore aho naguteguriye ngaha. Aho ni mu ijuru rero yari yakujyanye. Nine nari mwiyereko perasini wi njyamye ninjoro penekita ababizi yambi babwiye iyo bumvisha ubuhamya bamwe ati buriya wari wagiye nuko Imana yakugaruye. Kandi benshi bagendera PNC enekota irangije irambwira ngo nkuzanye hano kugira ngo nkwereke ko uhiga umubiri atari uhiga ubugingo. Imana irambwira ngo takone sire grome irambwira ngo dore aho naguteguriye ngaha. Arangije arambwira ngo subira mu isi. Intebe yawe warayibonye? Subira mu isi kuko hari ibyo utari wakora ugende ubikore ariko uhereye nona ikikurwanya n'ikiguhiga Uwiteka Imana. Ndakirangije. Nahise nkanguka indindya bukeye hari nari naryamye ariko wa mbere bucya kwa 2 njya kwa muganga wa privé noza umukondo neza ndabuhanagura kandi icyo kigeragezo nari mfite narinze nyikira n'ababishaka bazaza kunsura
mbere ku mugabo wanjye mumubaze ngo uyu mugore arwaye kanseri wigeze ubimenya ariko abana banjye hari umukobwa wajyaga unsukamo ibinini ngiye gusenga umukobwa wanjye witwa Sharon ibyo arabizi abana banjye nibo bari babizi kuko icyo cyari ikibembe cyane bitewe n'umubabaro nari mfite nta n'impamvu yo kumubwira naracecetse hanyuma noza umukono njya kwa muganga bampima amaraso bagira gute wa prive anje bambwira ati muri iki cyumweru urajya kubyara kandi ubwo Imana yari yasinye ko ndi bubyare amen ndi kuvuga ngo ari iby'abana b'abantu bakora Imana yo yarangije gukora ibyayo ndangije ndagenda njya mu rugo ganga arambwira ati muri iki cyumweru ushaka amabase ibiki ndagenda kuko nari naraguze imyenda nditegura kuwa kabiri ndaryama kuwa kabiri iryo joro kuwa gatatu mu gitondo ndabyuka ndakoropa noza ibyombo nsiga ibyombo byanjye bisa neza ndafura ndangije ndahambira njya kwa muganga ngira abana ngo ni ingaruka amen nimubona ngarutse mushima Imana kandi nimubona nabahamagaye ngo mbabwire nimubona nabahamagaye ukamara iminsi 3 mutambonyine ntabahamagaye mumenye ko napfuye nimubona mbahamagaye mumenye ko ndiho nta n'umurwaza najyana nafashe utwenda mu gikapu siga imyenda yanjye njyana uwo ndi buhindure sinajyanye isuka nari mfite igitenge nambaye imbere nambaye n'ikanzu yacyo ngerekaho mfata n'ikindi gitenge n'ishati ndagenda nitegura n'utuntu dukeya tw'umwana ngerayo kwa muganga hari Kimironko bamatransfert muganga asuzumye we ijoro kuko nagiye kwa kabiri kwa gatatu n'injoro ansuzumye ngatoya mada ibyayo birasobanutse ntago bisobanutse abana bawe bose wababyaye bariho bose bariho ntibariho ntanda wakuyemo ni ntayo ati kubeshya utagiye kucisha mu cyuma nicisha mu cyuma mbaye iki ati ko abana bose njya mbabyara ndi muzima najyaga guca mu cyuma kiki kandi ko nta cyuma nigeze ncamo iyi ni imbyaro ya 5 ngomba kujya guca mu cyuma kubera iki ko nta n'ikibazo numva sinarizi ko ntwite arangije arambwira ati nona anyandikira transfer njya Kibagabaga ngeze Kibagabaga transfer iranyinjiza ndagenda agapapuro ndagahisha nkashyira mu gikapu njya ku murongo w'ababyara kuko nari navuganye n'iyera amen Imana yari yarambwiye ngo ndi Uwiteka Imana nzaguha kubyara neza kandi umwana azitwa Samuel Imana yari imuzi ntari namumenye ndangije njya ku murongo saa 5 z'ijoro saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 za mu gitondo nibwo nabyara maze kubyara ndagenda ndaryama baragenda barandyamisha ariko nkabwira Imana aho ndyamye kuri ka gatana nkabwira Imana nyingiriza nibambone uyu mukondo nibawubone kuko bahuye gutabara umwana kuko nanjye nagiye numva ko biri hafi batabara umwana umukondo nibawubone ndambara maze kwambara baranjyana bajya kundyamisha mu by'ukuri nari mfite isereri y'urupfu kuko nari mfite kimunga ubuzima bwanjye kuko Imana yari yarambwiye ngo abarozi banyoherejeho agakoko aya makuru nari nyafite kamunga umubiri wanjye ndangije ndagenda ndaryama saa 11 saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 mfite isereri y'urupfu yanjyana nkavuga ngo simpfa mu mutima kuko sinari mfite ubuvuga nkavuga ngo simpfa najya kwegura kureba isura y'umwana bikanga isereri kanjyana injyanira mu kurota rero ndagenda njya kumwiyerekwa ngeze mwiyerekwa ngendera muri ya sereri mbona ingwe yakuze icaho umwana yaciye insohokamo iragenda yari ifite amagaragamba nk'ayifi akarizo karaburiyemo ifite igikanu njye mu by'ukuri bagiye nagiye kugarura ubwenge bambwira ibyo nakoze nashakaga kureba ko ari ingwe nyakuri kuko nabonaga atari ingwe nkumva ndashaka kwireba mu maso ariko impisha mu maso isohoka mu muryango iragenda muri uko kushaka kwireba rero nibwo nasengaga nanjye nashidutse nicaye ku gitanda kandi nari ndyamye sanga umwana bamujyanye Kibagabaga sanga umwana bamujyana bamaze kumujyana ndebye ku ruhande nsanga umumama aramufite muganga uje kureba ababyeyi araza arambaza ati mama uri mama pasiteri cyangwa niho ya tizo ndi mise wazigiye he umumama umwe wafatiye umwana ambwira ati ako niko abaheburayo bavuga ariko ambwira ati nategereje mu rurimi rwose
wavuze penesi enekota ayasiri bonekire ininima imana sakota ya bonehi ati ntago nigeze numva n'ijambo na rimwe anga ati mama ko madamu se wabyaye mu gitondo cyane nanjye ngo ati kandi uyu mama baje kumuryamisha hano ati nta n'umuntu wigeze umugeraho ati mama yamyaryamye cyangwa ntoya ndaza kubabwira baze nabahamagaye kandi sinari nakagize ubwenge buhamagara kuko najyaga kwegura umutwe sereri ufika nkubise hasi ariko uko ndi kubasubiza nkumva ya sereri ntabwo iri kuza kandi nari nicaye arambwira ati madamu mbanze nkubaza waturutse ibice bya Sonatube kabyaye sangahe saa 11 umwana yitwa ngo iki twa Samuel John Kizito John arangije arambwira ati wabyaye iki umuhungu yambaye imyenda isite ndayimubwira ati ariko we suko uyu muntu azi ubwenge ubundi yabonaga nasaze bitewe n'ukuntu ngo nikaragaga umuntu wabyaye kubera na yangu yari gusohotsemo wari ubyaye nyine niyo narwanaga nayo nizo ndimi zose ko nashaka kuyireba arangije arambwira ati mu bantu bari busezerera uyu munsi baze kugusezerera ntihagire umuntu uvuga ngo wabyaye mu gitondo tubagusezerera mu by'ukuri nabonye Imana guhera icyo gihe kuko Imana ijya kunsezerera icyo gihe gatoya nsubira inyuma muri iyo yerekwa yarambwiye ngo uhereye nonaha genda ikiguhiga n'ikikurwanya ndi Uwiteka Imana ndakirangije kuko Imana yarakirangije nafashe umwana wanjye ndaryama ndongera ndiyorosa ku gitanda toke enesaya bonekire shayini minigide enesi enema nenefone staya enekota yazo de bonefo n'Imana yacu halasaya kitayabo nanasinimi ndakubwiye ngo ngenda nakonda enestiketa igihe kigiye kugera kugira ngo ngere Sorowamu amen hanyuma noneho ndangije ndaryama maze kuryama haza umuntu uturutse Kibagabaga epfo harashakisha umuntu Imana yamutumyeho Imana igitumenya amazina arangije araje arambwira ati mama Imana yambwiye ngo ni icyura n'usi cy'ibirayi nari mfite iranga ngo nigiteke vuba sibyo hatarimo ibishyimbo harimo inyanya harimo n'intoryi 3 yari yazikase zirimo ibipande 6 zitukura nibyo ni ibintu nari mfite Imana yambwiye ngo biteke vuba utareho n'ikirayi na kimwe kandi afite abana 2 nkaraka umuntu wanjye ugiye gushyira Imana ikora uko ishaka arangije araza arambwira ati mubyeyi niwe Imana intumyeho ni cyane tugaragara nk'umuntu ufite amafaranga ariko Imana yambwiye ngo uri umukene penasaya Imana arambwira ati Imana yambwiye ngo unze nkushira ibi biryo arambwira ati kandi uragaragara nk'umusirimo ariko ntabwo uri umusirimo na n'ubu mpamvu ikimenyetso wanga umuntu ukuvangirirwaho ariko reka nkubwire impamvu ntavangi wari we Imana yantumyeho arambwira ati mukanya uvuye mu nzozi amen icyagusohotsemo wakibonye niyo mpamvu nkubwiye ngo nkwereke ko ntavangiwe arangije arambwira ngo nonaho Imana ikuntumyeho ngo urye zino ntoryi ureba hano muri ibi birayi Imana irambwira ngo icyakurwanyaga cyasohotse ariko hasigayemo ibisebe izi ntoryi nizo ziri bukomore atuzirye nubwo zinyerera zaratukuraga perasi enesaya kire enesti enema perasikita arambwira ngo uhereye nonaho Uwiteka arambwiye ngo no Uwiteka Imana uwomoye ibikomeye bya kanseri kuko icyaguteraga kanseri no Uwiteka wagisohoyemo kandi arambwira ngo kandi Imana yambwiye ngo ubirye byose ubimare byari kilo n'usu niko yambwiye kandi n'ukuri byari byinshi arangije ndabirya bigera mu masaha ya saa 6 uko babarwayi bagemurirwa hari abagira neza bagemurira abarwayi abadafite uburyo ajya kunsabira isombe ndarya arangije arambwira ngo Uwiteka Imana yambwiye ngo usengere kino sorori sindi bona yoze ndayitahana unsabira ibiryo byose ushaka ndangije ndasenga ndabimusabira ndamwana ntiwanyibwiye ati hoya ati Imana anastaya bonekire ati Imana urayizi atoke enesaya ati yarakwibwiye ati no Uwiteka Imana wantumye arangije umumama aragenda amen amen n'abantu bore saketa ngo babyumve Imana nyije diabete Imana ishimwe rero Imana narayibonye ni nayo mpamvu Imana yambwiye ngo ndi Uwiteka niyo mpamvu nsengera abarushe n'abaremerewe kuko nashine style
nahagaze ku munara ndindiriye Uwiteka Imana kugira ngo ari ukora kandi ni ukuri ndayubaha. Amen. Ni nayo mpamvu iyo banzaniye umuntu urwaye abadayimoni penasi eneketa kuko nabwiye Uwiteka Imana anyambika imbaraga kandi ndarwanywa ariko Uwiteka Imana narwanywe nkivuka no kugeza aya masaha ariko Uwiteka Imana enesti enebo ntago yahinduka muri nge. Rero ni ukuvuga ngo hari byinshi Uwiteka Imana yashoboje gukora akankoresha na n'ubu iracyankoresha. Amen. Ariko mbabwire ngo ndacyafite akondo, ndacyari mu nzira y'Isorowamu. Ngo amaze kugenda abantu bavuze bamaze kuvuga bati iriya niyamumye, uriya se ko Yesu yamusize akondo byamumariye iki? Ese uriya Yesu wamaze iki? Rata bajya badutukana Yesu wacu bakavuga ko ntacyo amaze, babona abana batiga bati niba abana bawamurokore, ubeshya ngo Imana yavuganye nawe bakamudusohora mu nzu bati ni wamurokore, ubeshya ko Uwiteka Imana yavuganye nawe. Takone si enema, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari rero si ugusenga cyane, iby'ubutwari yego ni byiza gusenga. Toka ya saya bonekire nago ari ukwirirwa dusatura imisozi. Gusenga kwizera n'ugukomera, gukora iby'ubutwari n'uguhagarara mu nzira ntutsindwe n'uburiganya bwa Satani, ugakomera mu kibazo ugategereza igisubizo, ugahagarara ku munara. Haleluya! Ukarindira Uwiteka wavuganye nawe, Uwiteka Imana wagutoranyuje waguhamagaye ukamurindira. Rero sindagera Isorowamu, umunsi nageze Isorowamu, ngo amaze kugera Isorowamu, ngo akimara gukaraba amaze kudestikita kwiyuhagira kokondo, ngo abenshi baravuga bati se uyu ni wa wundi. Bamwe baragezaho bakajya bamuvuga kwa kundi bamuvugaga mu rwongorero, batanya kuvuga bati uriya niwe cyangwa siwe. Hari n'abamubaje ariko uri wa wundi wicaraga ku muhanda uri impumyi? Ati ni ngewe. Igihe rero kizagera Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mama Sharon urakoze cyane, n'abantu urakoze cyane. Menya impamvu itumye utindanye n'Imana, utindanye na Yesu. Niyo mpamvu nkoresha icyo kibazo, nimenye igituma utindanye na Yesu bingana gutyo, umuntu akugira kuriya, abantu bagufatarira amakuriya urumva ko penasi enekota enekora bamfashe hija, urumva ko yakoze ibintu bikomeye. Yakoze ibintu bikomeye penasi nikota enekora. Ndumva bigize, reka ngusabe menekota babayira gato ngusabe ibindi biza kwa nyuma ya kamera, utange nimero zawe. Amen. Utange nimero zawe, babayira ibindi tubiye mu kanya. Utange nimero zawe uwagushaka agukeneye, ashaka ko wamusengera, ashaka ko wamugira inama, ashaka ko yagira gute, hanyuma abashe kuba yagira gute, kuba yakubona, guhamagara akubone. Ariko nanone Imana iguha umugisha. Ntago nasoza ntabwiye, nsoze mbwira abantu barushe baremerewe, soze mbwira imfubyi n'abapfakazi, soze mbwira abantu bageze mu bwihebe, soze mbwira abantu bavutse nabi bakashaka nabi. Si ukuvuga kubw'umugore cyangwa yaba ari umugore cyangwa ari umugabo, ari n'abagabo bibaho. Nsoze mbabwira ko Uwiteka Imana ari bakaruhura. Jambo ry'Imana barikurikiye ntago bajya bakorwa n'isoni, kandi ibi bikomere byose twakomerekejwe tuzabyomorwa n'Uwiteka. Nubwo abantu bavuga ko dusenga Imana idahari kuko tuhura n'ibibazo, ariko nsoze mbabwiye ngo Uwiteka Imana ni karuhura. Naho abana b'abantu bavuga ko tudasenga Imana yo, ariko turasenga kandi twizeye Imana ikomeye. Nkababwira ngo nibahumure, ikigeragezo ntago ari cyo kubica. Amen. Yesu agiye kwa Lazaro, yarazi ko Lazaro yapfuye. Ukuri yarabizi, njya mvuga ko yarabizi. Abantu ngo bavuga amagambo menshi, aravuga ngo Yesu yataye Lazaro. Yesu yaraziranye na Lazaro, aje kwizura Lazaro baziranye. Ndashaka kubwira abantu bazi Imana yabo, ndashaka kubwira abantu ngo bamenye Yesu kandi na Yesu abamenye. Ngo ageze kumva babwira abantu, arababwira ati nimubirindire icyo gitare penasi. Abandi baravuga ati se yarinze gupfa kunuka ko tuzi ko wagendanye nawe. Abantu baravuze
kubera iki watumye apfa akanuka arangije aramubwira agati ni mubirindira igitare gusa uko Yesu yari azi Lazaro ngo Yesu avuga ijambo rimwe arahamagara ati Lazaro we ako kanya kuko Lazaro yari amuzi yari azi imvugo ya Yesu tujya tumenya imvugo ya Yesu tumenya ko Yesu turimo pakode siri Imana ibaha umugisha yego 078 078 078 0 078 49 49 71 9 nongera mbisubiremo nta kibazo 078 078 0 0 kane icyenda 49 7 ndumva nizo nimero za Mama Sharon umukeneye mwamubonaho ibindi navuga ngo Mama Sharon umukeneye nanone twamugarura kandi tuzakomeza kubana kenshi kuko afite ibintu byinshi n'ubu nibice babwiye ku buryo afite kuba yavuga ngira ngo mbabwire ngo kandi umuntu ufite umutima ukunda kandi ufasha navuga ngo igihe ni iki cyo kugira ngo umuntu akore hakiri ku manywa kandi mumenye ko imirimo dukora ari nayo izaduherekeza turabakunda cyane twagira ngo tubabwire ngo mukomeze mugire imigisha n'amahoro y'Imana biva ku Mana Data twese udukunda yari Sindi Janvier nababwira ngo nakagaruka turakunda kandi gukora subscribe na share ku bakunzi banyu n'abakunzi bacu bose ibiganiro bijye babageraho turakunda cyane amen singombwa gusenga twasenze nta kibazo Uwiteka nyiri bihe Imana y'amahoro mugongo mugaruheka bawe isumba byose umubyeyi utadutererana turagushimye turaguhimbaje udukomereje mu buntu bwawe kandi uri Imana ishoboye byose urubwugamo bw'abakwizera toketa ya sire grere chandona staya amen turagushimiye kuri Imana yakoze takoda sire kwabarushe n'abaremerewe ubaruhuye zakota ya bonesire kuri Imana ireba kandi utajya werekwa takoda si enema turagushimiye kuri Imana yabanye natwe abatwumva nabari bo twumve awi nasi negre ayiwe ubaha imbaraga zo kunesha no gutsinda kandi ubarwanire muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen.